Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko ari cyo tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode cyangwa kwiga kode, bafunguye ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri no kwa gatatu, wasaba kode yabo yo kurushya rwa burundu cyangwa se kurushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashe. Mukeneye kwiga nabwo turakwigisha, haba mu buryo bwa online, haba turi kumwe, haba amategeko y'umuhanda, yaba mudasobwa. Rero mutware cyangwa muduhamagare, ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, akayira k'abanyamaguru, na C, aho abanyamaguru bambukira ni ibisubizo by'ukuri. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haje cyukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo igiso cy'ukuri ko ari A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Tureba hisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora, ugasaba ko YouTube channel yanyu Rwanda Driving College ukareba video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso ni bibi igihe cyose, kubera ko biba byaguteza ibyago. Urugero, uri kugenda mu ruhande rw'iburyo, murabizi ibinyabiziga bigenda mu ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, urazungazunze uva iburyo ugana ibumoso, wenda umuyobozi w'ikinyabiziga yaraguturutse inyuma ashaka kudepasa, urumva uzamusangayo umugonge. Ibi byaguteza ibyago, kandi ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha ryari? A, hari ibimenyetso bimurika. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko kugira ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa, ahari ibimenyetso bimurika. Wagera hari ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku, ntukoreshe telefoni. Ariko waba ukimara kuhahita ugahita ucyongera ukayikoresha, oya. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha ntukoreshe telefoni, ariko n'uba utwaye kuri kilometero 80 mu saha ugenda uri kuri WhatsApp, oya.
twabonye ko A atariyo na B atariyo na C ntiyabayo. Rero hano ikibazo cy'ukuri nta kibazo cy'ukuri kirimo, ahubwo ntiwemerewe gukoresha telefoni aho ariho hose n'umuvuduko ariho wose waba utwayeho ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramutse mode, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Ikinyabiziga kiguturutse inyuma kirakudepashe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. B, kujya iburyo. C, kujya ibumoso. D, kongera umuvuduko. Hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A, gukomezanya umuvuduko wari ufite. Umuyobozi w'ikinyabiziga iyo abonye ko bagiye kumunyuraho cyangwa batangiye kumunyuraho, ikintu uba ugomba gukora ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Rero hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita yongeza umuvuduko. Biriya biba byabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ariko mbibutsa ko kode bazifunguye ukwezi kwa mbere kuri muri system, kwa kabiri no kwa gatatu. Ubu ngubu wasaba kode igihe ushakiye, itariki ushaka, akarere ushaka. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha mu buryo bwa online, kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa turaza kureba mbere yo kujya mu kizamini, tugahura nka kwigisha mudasobwa, kagenda ugakora rimwe bitakugoye. Nimero mba nazibahaye ni 0789351626. Ibyo byose nabibafashamo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ikibazo w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho ntawe wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa se byafunze umuhanda. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C, ikavuga ngo iki? C, ikavuga ngo gutegereza ko abapolisi bagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano murabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mu gihe ibinyabiziga byanyu byagize uruhare mu mpanuka ariko nta wapfuye nta wakomeretse, ariko ibinyabiziga byo wenda byateza icyago bikaba byateza nk'inkongi, mubishyira iruhande mugashushanya aho zagonganiye. Mushyire gushushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi nibahagera bamenye uwari uri mu makosa. Noneho no kuzishyira iruhande kugira ngo mutabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko ramusitamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa toni 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano none urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ikintu kiri mu kirango bari kukibuza. Uri kubona ko harimo ya modoka itwara ibicuruzwa. Rero ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hari igihe ushobora kukibona kimeze gutya, hari igihe ushobora kukibona kimeze gutya ariko gishishemo umurongo utukura. Byose bizaba bisobanura kimwe, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kubera ko ubuzi ko kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ntabwo ari ngombwa gucishamo umurongo ubereretse utukura. Mu gihe ubonyemo
nta kibazo. Mu gihe utawubonyemo ariko nabwo uzamenye ko bari kukubuza kuhacisha icyo kinyabiziga cyawe kigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndakeka ko waramutse mobile rero, ndizera ko waramutse ukandika agapapuro utari wahisemo, nizera ko nicyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora nkabikwigisha cyangwa se ukampa nimero yawe nkaguha video nakoze igusobanurira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'ibyapa bibuza byo mu muhanda? Ni ibihe? A, ibiri mu ishusho y'urukiramende umuzenguruko w'umuhondo. B, iri mu ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko mu ibara ry'ubururu. C, ibiri mu ishusho y'uruziga umuzenguruko w'ibara ry'umutuku, mu gihe kuri bari kutubwira ngo iri mu ishusho ya mpande enye zingana mu buso bw'umukara. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni se, ibiri mu ishusho y'uruziga umuzenguruko mu ibara ry'umutuku, nibyo byapa bibuza. Mbona ko bafite ishusho y'uruziga, turebeye no kwa kino cyo ruguru riko nako ishusho ni uruziga, umuzenguruko ni umutuku. Ndakeka ko waramusitamo iso cyukuri ari cyo se, ndizera ko waramusikandika ku papuro utari wahisemo, neza ko nicyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ugeze mu masangano umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki igihe umukozi ubifitiye ububasha guha iki kimenyetso ugeze hariya hari biriya bimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi n'umutuku, ugasanga ntibiri gukora, ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha. Ese wakora iki mu gihe guha iki kimenyetso? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. D, komeza imbere gusa. Hano urabona iso kuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni se, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Uwo mukozi ubifitiye ubasha ashobora kuba umupolisi cyangwa se akaba ari inde, akaba ari umukorerabushake ariko afite ibibaranga. Rero mu gihe guha iki kimenyetso uhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu hari ibimenyetso bimurika kenshi habahuriye imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Ubwiye guha kino kimenyetso urahagarara, hari abandi aba yemereye bari kugenda, kugira ngo mutatezanye ibyago. Rero biba ngombwa kwaza kugira ngo ayobore ibinyabiziga. Yaguha kiriya kimenyetso ugahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga gibujije guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ikinyabiziga cyahagarara ahantu amanywa yose, hari ikinyabiziga cyahagarara ahantu ijoro ryose, ariko kiba kibujije guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, atarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona izo kuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Ububujijwe kwahagarara umwanya munini atanije metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Hari ibyapa biri kukubuza kutemerewe kuhagarara umwanya munini, cyangwa aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Urumva ugiye kuhahagarara kandi abanyamaguru bahanyura kugira ngo bakikire inkomyi, waba ugiye gutuma bagiye guhita baca mu muhanda bakaza guteza umuvundo. Rero biba bibujijwe. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa, ari byo mwitamo n'imiti z'amahanga ngo no kudepasa, bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru bamaze kugitamo, ndizera ko izo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa
ibumoso. Ariko iyo wavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho ugaca mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo umuyobozi ugiye kunyuraho ari kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo wowe uri kujyaho. Ndakeka ko waramutamo D. Niba bavuga ngo kunyuranaho bikorerwa he, uzavuge ko ari ibumoso. Niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramusikeneye ku rupapuro. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri n'ukwa gatatu bamaze kubishyira muri sisiteme. Ubu wasaba kode, twandike cyangwa uduhamagare utubwire ko dushaka iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa niyo ku ruhushya rw'agateganyo. Twandike rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 Ikibazo cya 11 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Ese imburira zimurika zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko ikiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Bakivuga ngo mu nsisiro gusa, uzahita uvuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramusikeneye ku rupapuro. Ndizera ko nibaramuka kikoje mu kizamini wakora mu kanya bakavuga mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, urahita uhitamo icyo ngicyo kuko nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha wagendera ku muvuduko. Urenze mu nsisiro hasanze bino byapa biri kugaragaza ko hari irangira ry'imirimo. Ese wagendera ku muvuduko? Tegereze neza bino byapa uhitamo iso cya nyacyo. A, kilometero 70 mu saha. B, kilometero 50 mu saha. C, kilometero 40 mu saha. D, kilometero 80 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Kilometero 80 mu saha. Nuhasanga bino byapa bikubwira ko hari irangira ry'imirimo, uzagendere ku muvuduko munini. Hano rero umuvuduko munini kilometero 80. Uzagenda kuri kilometero 80 mu saha. Ibintu bya kilometero naka mu saha nuzabigireho ikibazo kimeze cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, romoroki ifite feri y'urugendo. B, romoroki idafite feri y'urugendo. C, romoroki itarenza kilograma 750. D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Navuga ngo hari igikururwa nicyo bita romoroki. Hari igikontineri, reka wenda mbaho urugero kwa cyari kimodoka gitwara inzoga. Hari ikintu mubona kimeze nk'igikontineri kiri gukururwa harimo imigozi. Kiriya nicyo bita romoroki. Nukuvuga ngo kiriya kiri gukururwa ntigifite feri y'urugendo. Kubera ko kidafite feri y'urugendo, uburemere bwacyo ntiba bugomba kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ndakeka ko byumvishe. Ndakeka ko waramusamo rero B. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa gaciro bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ube bwoko bwa feri: A, feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara.
D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini, batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma nubwo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ese iyo umuyobozi atakiri mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Feri y'urugendo ni ya yindi ikoreshwa ikinyabiziga kigahagarara ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, cyaba kigeze ahaterera cyangwa se kigeze ahamanuka. Feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa igihe feri idakora neza. Ibyo byose ni ibibazo babaza, babivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru uzahita ubikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kugira ibara risa rite? A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara ry'umuhondo, uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kugira ibara ry'umweru, naho turi inyuma tuba tugomba kugira ibara ry'umutuku. Ndakeka ko waramusamo D, ariko ndizera ko waramutse bakojeho ibyo bibazo bindi nabwo wahita ubikora. Imbere ni umweru, mu mbavu umuhondo, inyuma utw'umutuku. Ndakeka ko waramusamo B umuhondo, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cyerekana. Ese wowe turi gukosora na kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ifungana ry'umuhanda, B umuhanda unyerera, C umuhanda utaringaniye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera iki? Kubera ko kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kivuga ngo ahari ibyago kidasobanuye ukundi, ahari icyago kidasobanuye ukundi. Hano hari ahantu ubonye byanditse oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe iriya video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande y'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ayo matara aba afite amabara asate. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, na B ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baba baduhayemo ibisubizo by'ukuri bibiri. Ikindi ukibuka ko ni systeme iba iri kugukosora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo
amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Niba ibinyabiziga bishobora kugira ihoni ridasanzwe, hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe. A, ibinyabiziga ndakumirwa. B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda, aho ni kuri D. We hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyuko wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Hano iso cyukuri ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, ibinyabiziga ndakumirwa za ambulance ziba zigomba kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'irindi bindi binyabiziga, ndetse na bino binyabiziga bikora ku mihanda nabyo mwumva ko biba bifite amahoni adasanzwe adahuye n'ay'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikimuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kujya kuko ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere wakora iki? Urabona ko imodoka zagonganye gutya ntihaburamo inkomere. Ese wakora icyo uhageze uri uwa mbere? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. A, gusohora inkomere mu kinyabiziga. B, kubaha icyo kunywa. C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Iyo ugeze ahantu habereye impanuka bwa mbere umenyesha impanuka ugahamagara abapolisi. Muri make uhamagara 112 niwo muharongo bahamagara uri kumenyesha impanuka, no guhamagara ubutabazi ukaba wahamagara nka ambulance kugira ngo inkomere zirimo babashe kuba baza kuziha ubufasha bw'ibanze. Ndakeka ko rero uramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Mu gihe ubonye ugiriye ikibazo mu mpanuka ugomba guhita umenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameza atya nayo bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu. Ushaka kuyiga yose ugahita urangiza uhita uyamenye yose, nyandikira cyangwa umpamagare ni kuri 0789351626 nyikohereza, cyangwa urebe kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Murabizi ngenda mbashyiraho amasomo. N'ubu ngubu ubonye hari icyo ukeneye ko nkwigisha ubyandika muri comment ugakanda subscribe, nkaritegura kuzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya 20 ndacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye, itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Ririya tara riba riri kumurika ku cyapa kiranga numero y'ikinyabiziga, cyangwa se ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri plaque. Kiriya cyapa kiba iriya tara riba riri kubonesha kuri plaque ribaza ryatuma usomera iriya nyuguti cyangwa biriya nimero z'ikinyabiziga uri mu ntera ingana iki. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma iriya nimero iri kwa kiriya cyapa. A, metero 150. B, metero 50. C, metero 20. D, metero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque riba ryatuma usomera ziriya nimero ziri kuri plaque nibura muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ngo LA kangahe
gutyo ukaba wabisoma. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Ikizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode yaba iyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se uruhushya rwa burundu, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode, kuko ukwezi kwa mbere, kwa kabiri no kwa gatatu bamaze kubishyira muri system. Ubu ngubu wasaba kode. Nyandikira rero cyangwa umpamagare, nimero mba nazibahaye ni 0788931626 bigukorere aka kanya. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha, aba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Abo bikunda online, abari kure bitabakundira kuza ngo twigane mu ishuri, cyangwa se bari hafi ariko bafite akazi katabakundira kuza ngo twigane mu ishuri, abari hano mu mujyi wa Kigali aho tuba twahura nka kwigisha turi kumwe, kagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa mbere yo kujya mu kizamini, turaza tukayikwigisha ukajya mu kizamini mudasobwa itakubera imbogamizi. Wewe fata telefone yawe twandikira ngo duhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.